Kuri Saint Valentin hari ukuntu umuhungu abwira umukobwa ati uze kunsura, wajya kumusura ugasanga mwahahuriye muri nk'abakobwa nka batatu, mwese mwaje gusura uwo muhungu ugasanga bibaye ibibazo. Wa Saint Valentin benshi bizihiza ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, ni umunsi benshi ubabera umunsi w'amarira, ni umunsi benshi ubabera umunsi w'agahinda n'umubabaro, ni umunsi benshi ubaviramo umunsi utazibagirana mu buzima bwabo. Ni benshi bakomerekeye kuri uyu munsi, ni benshi bababariye kuri uyu munsi, ni benshi bahuye n'ibikomere kugeza na n'uyu munsi bakizirikana kuri uyu munsi. Mana Data wa twese uri mu ijuru, Imana yera, ndagushimye kandi ndakunezerewe. Nshimiye ko mpaye kugeza iki gihe ndi muzima, bihereka icyubahiro. Meretse ikiganiro tugiye gukora, ubane natwe, udushyigikire, abacyumva kigiraho kibakura, kigiraho kibageza, ukora iby'imbaraga kuko uri Imana. Urakoze mubyeyi, ushimwe ko byumvishe, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Ndabasuje inshuti bakunzi ba Aline 250 TV, mwebwe mudasiba kunkurikirana uko bwije nuko bukeye. Amahoro y'Imana bane namwe. Ndabasuje cyane abari Burasirazuba, Iburengerazuba, Amajyepfo, Amajyaruguru ndetse n'umujyi wa Kigali. Abari muri Afrika mwese ndabasuhuje, abari mu bihugu bya kure mwese amahoro y'Imana abane namwe. Ndasuza cyane mwebwe mwakoze subscribe, nukuri umugisha w'Imana ujye uhora mu biganza byanyu, kandi nukuri ibyo muzajya mukora byose bijye bibahira. Imana y'amahoro ijye ibaha umugisha. Uyu munsi rero uyu munsi ni Saint Valentin. Uyu munsi ni umunsi udasanzwe, ni umunsi w'umunezero, ni umunsi w'ibyishimo ku babyemera, kuko ntago abantu bose babyemera, ariko ku babyemera ni umunsi w'ibyishimo, ni umunsi abasore bapropose abakobwa, ni umunsi abasore basohokana abakobwa, bafite abasheri, abafite abakunzi. Indabo zaguzwe ni nyinshi, ibintu biracika, ni ibintu bikomeye cyane nyine, abantu babyambariye. Mbega ni umunsi udasanzwe ku bagore, ku bagabo, ni umunsi aba ari uw'umunezero, aho abagabo bongera kubwira abagore babo ko babakunda, n'abagore bongera kubwira abagabo babo ko nabo babakunda. Ni umunsi abagabo basohokana famiye zabo, bagasohokana abagore babo, abana babo, bagasohokana n'inshuti. Mbega aba ari umunsi w'ibyishimo byinshi cyane, aba ari umunsi w'umunezero kuba byemera no kuba byizera. Uyu munsi rero ni umunsi hasohoka amafaranga menshi mu mifuka y'abagabo, cyane no mu mifuka y'abasore. Ni umunsi mbega abakobwa baba bikozeho, birunze, bambaye neza, basa neza. Ni umunsi nyine utikoraho unahumura, ni umunsi mwiza, ni umunsi w'umunezero n'ibyishimo. Gusa nanone wa Saint Valentin benshi bizihiza ku itariki 14 z'ukwezi kwa kabiri, ni umunsi benshi ubabera umunsi w'amarira, ni umunsi benshi ubabera umunsi w'agahinda n'umubabaro, ni umunsi benshi ubaviramo umunsi utazibagirana mu buzima bwabo. Ni benshi bakomerekeye kuri uyu munsi, ni benshi bababariye kuri uyu munsi, ni benshi bahuye n'ibikomere kugeza na n'uyu munsi bakizirikana kuri uyu munsi. Benshi batekereza ko Saint Valentin igiye kuba uwo munsi bakawuvuma, uwo munsi bakumva n'umunsi mubi cyane rwose. Rero niyo mpamvu uyu munsi nubwo abantu benshi bari kwizihiza Saint Valentin, bamwe bashyushye, abandi bagize iki, ariko ndagira ngo mbibutse yuko uyu munsi utabaye maso, uyu munsi utawubereye maso wowe uri kunyumva cyangwa se nawe uzanyumva, uyu munsi ushobora kukubera uw'amarira, kukubera uw'umubabaro, aho kugira ngo ukubere uw'ibyishimo, cyane ku bana b'abakobwa ndetse n'abagore. Kuri uyu munsi hari ingo nyinshi zasenyutse, zisenyuwe nuko abagore basohokanye n'abagabo batari ababo, cyangwa se abagabo bagasohokana n'abagore batari ababo. Kuri uyu munsi hari inkundo nyinshi zasenyutse bitewe nuko hari abakobwa bari mu rukundo n'abasore, ariko kuri uyu munsi ugasanga umusore ya propoje
undi mukobwa utari wa wundi witwa ko bakundana. Kuri uyu munsi hari abantu bagiye biyahura bitewe n'ibyo babonye, kubyihanganira birabananira. Kuri uyu munsi hari abantu bahuye n'agahinda gakabije ku buryo na n'uyu munsi bakibitse ibikomere mu mitima yabo. Niyo mpamvu rero wowe nshuti uri kunyumva nkusabye ngo nubwo uyu munsi ari uw'ibyishimo, ariko nanone bamaso kuko ibyo witaga ibyishimo bishobora kuvamo amarira, bishobora kuvamo umubabaro, bishobora kuvamo umuhangayiko, bishobora kuvamo akaga, bishobora kuvamo amarira utabaye maso ku munsi wa Saint Valentin. Nyemerera rero nimba uri umukobwa kwishima ntago mbikubujije pe, ishime unezerwe wenjoyinge, ariko nkwibutse ko ubuzima bwawe buri mu maboko yawe, ubuzima bwawe buri mu biganza byawe, ubuzima bwawe ni wowe ugomba kubujera. Uyu munsi nubu mwasama ukirangaraho ni ukuri, uretse uyu munsi wa Saint Valentin naho ubundi nyuma y'ukwezi, nyuma y'amezi abiri, nyuma y'amezi angahe waba uri mu marira, waba uri mu gahinda, waba uri mu mubabaro, waba uri mu muhangayiko, kandi wowe ubwawe wishoyemo nta wundi ukujyanyemo. Cyangwa se nyuma y'iyi Saint Valentin ushobora kuzakora amabi kurenza ibyo wakoze kuri Saint Valentin bitewe nuko utabereye maso ubuzima bwawe, utabereye maso umubiri wawe, utabereye maso agaciro kawe. Inshuti bakunzi ba Aline 250, cyane cyane urubyiruko, ndagira ngo mwenjoyinge Saint Valentin, ariko nanone muri maso, nanone mwibuka yuko agaciro k'umuntu ni wukiye. Ni byinshi byagiye biba kuri Saint Valentin. Kuri Saint Valentin hari ukuntu umuhungu abwira umukobwa ati uze kunsura, wajya kumusura ugasanga mwahahuriye muri nk'abakobwa nka batatu, mwese mwaje gusura uwo muhungu ugasanga bibaye ibibazo. Kuri Saint Valentin hari ukuntu usohokana n'umuntu, wamara gusohokana nawe ugasanga telefone wayishyize silanseye kugira ngo ugabanye uwo muri kumwe atumva. Abasore benshi baguhamagara ati mwebwe mudasiba kunkurikirana. Umunsi wa Saint Valentin ni mwiza kubakundana bya nyabyo, ariko nanone nawe ufite umukunzi ndagusabye ngo ube maso kugira ngo nyuma y'uyu munsi utazarira amarira menshi, utazahura n'umubabaro, utazasigara uvuma uyu munsi kandi wari umunsi w'ibyishimo kuri wowe. Zirikana ko hari benshi bawukomerekeyemo, zirikana ko hari benshi bahora bawuvuma, zirikana ko hari benshi bifuza bati niyo uyu munsi utabaho, zirikana ko hari benshi barogereta bati iyo mbimenya, iyo ntajyayo, iyo tudahura, iyo ntanamumenya, iyo atanzira mu buzima, iyo bitagenda gutya. Ni ibintu byinshi abantu bagenda bavuga bitandukanye ku munsi wa Saint Valentin. Rero nyemerera iyi tariki 14 z'ukwezi kwa 12 ntuzakubera itariki y'umubabaro n'agahinda, ntizakubere itariki uzahora uvuma mu buzima bwawe bwose, ahubwo nyemerere kuri uyu munsi ugira ubwenge, kuri uyu munsi wongere utekereze kabiri, utekereze none ariko utekereze n'ejo hazaza, utekereze ubuzima bwawe ariko utekereze n'ubuzima bwawe bw'ejo hazaza. Wongere wibuke icyo ushaka kugeraho, wongere wibuke intego yawe, wongere wibuke icyo wifuza, wongere wibuke inzozi zawe, kuko utabaye maso uyu munsi inzozi zawe zose za feiringa, inzozi zawe zose zahinduka ubusa, inzozi zawe zasinzira ku buryo zazongera kubyuka nka nyuma y'imyaka hagati y'ine n'itanu. Inshuti bakunzi ba Aline 250, rero mwebwe mudasiba kunkurikira uko bwije nuko bukeye, ndagira ngo mbabwire ngo Saint Valentin nziza kubakundana mwese, ariko nanone nawe udafite inshuti ntiwumve yuko hari ibirenze, ntiwumve yuko wacikanywe, ntiwumve yuko hari bitagukwiriye. Oya, nawe igihe cyawe kirahari, nawe uzagira umukunzi, nawe uzagira inshuti, nawe uzagira uwo muzajya musangira umunsi mukuru wa Saint Valentin. Imana y'amahoro nibagirire neza, Imana y'amahoro nibarengere. Ndabashimiye mwebwe mwari munkurikiye. Nimba utarakora subscribe, kanda subscribe kugira ngo tujye duhora tubana ureba ibiganiro byacu. Imana ibagirire neza, kadushima Imana. Mana data wa twese uri mu ijuru, ndagushimye kandi ndakunezerewe. Nkweretse iki kiganiro abacyumvishe, ubaha umugisha, kandi twese umugisha wawe tubeho, uduhe gukora no gutera imbere, uburinzi bwawe butubeho, uduhe ubuzima buzima. Urakoze mubyeyi,
turinde twese, urinde isi yose, uduha amahoro, shimwe kubyumvishe, mbisabye nizeye mu izina rya Yesu, amen.